uyu munsi ni tariki 31 z'ukwezi kwa 12. Aha mpagaze ni Nyabugogo, niho tugiye kuvugira ijambo ry'Imana. Harabura amasaha make uyu mwaka tukawusoza, tugatangira undi mwaka mushya wa 2026. Imana ikeneye wowe n'umuryango wawe muri uyu mwaka tugiye kwinjiramo. Yesu ahagaze ku rugero akomanga, niwumva ijwi rye umukingurire yinjire. Ndabakiriye mu mwanya w'ijambo ry'Imana, ye mugiye kubana nitwa Himbaza. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, turasanga mu butumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Matayo. Turasoma ibice 5, turahera ku murongo wa 1. Mutwe w'ijambo uravuga ngo Yesu yerekana abahiriwe abaribo. Abonye abantu benshi azamuka umusozi, amaze kwicara abigishwa be baramwegera, aterura amagambo ati: hahirwa abakene mu mitima yabo, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Hahirwa abashavura, kuko ari bo bazahozwa. Hahirwa abagwaneza, kuko ari bo bazahabwa isi. Hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko ari bo bazahazwa. Hahirwa abanyambabazi, kuko ari bo bazazigirirwa. Hahirwa ab'imitima iboneye, kuko ari bo bazabona Imana. Hahirwa abakiranura, kuko ari bo bazitwa abana b'Imana. Hahirwa abarenganirijwe gukiranuka, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Mfashe umwanya wo gushimira abantu bose twabanye muri uyu mwaka wa 2025. Nukuri mwambereye inshuti nziza, bikuye ku mutima ndabashimiye. Nakabashatse buri wese kagenda bimubwira mu rwe ruhande, ariko ntago binkundiye nkoresheje buno buryo. Abantu bose twabanye muri 2025 ndabashimiye bikuye ku mutima. Abanshyigikiye mu buryo bw'ijambo ry'Imana, abanteye inkunga mu buryo bw'ijambo ry'Imana, abamfashije kugira ngo nkore umurimo w'Imana. Mwebwe mwese mwagize icyo mukora kugira ngo nkore uyu murimo w'ivugabutumwa. Ndabashimiye. Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha. Kandi mbifurije umwaka mushya muhire. Uyu mwaka wa 2026 muzawurye ntuzabarye, muzawugiriremo ibyiza, muzawugiriremo amahoro, muzawugiriremo ibyishimo, muzawugiriremo umunezero. Uyu mwaka wa 2026 muzawuboneremo Imana mu buryo budasanzwe. Imana izabiyereke, Imana izabigaragarize. Ndabasengeye mu kuboko kwiza kw'Imana kuzabane namwe mu mwaka wa 2026. Kandi ndabasezeranije muri uyu mwaka wa 2026 nzagerageza kubabera inshuti nziza, nzagerageza kubabera umuntu w'umumaro. 2026 tuzabana mu mwanya w'ijambo ry'Imana, tuziga ijambo ry'Imana, tuzasenga bitandukanye niko twasengaga, tuzakora umurimo w'Imana cyane. Ndabararitse mwese kugira ngo tuzabane muri uyu mwaka ugiye kuza wa 2026. Kandi uwo naba narakomerekeje, uwo naba narababaje, mwese mbasabye imbabazi. Murabizi hano mu isi turi abantu, igihe uremerera umuntu ahari wowe utazi ko wanamuremereye, ariko kuko turi hano mu isi nyine mbasabye imbabazi. Umuntu naba nararemereye musabye imbabazi, uwo naba narakomerekeje musabye imbabazi, uwo naba narahemukiye ariko ndabizi ko ntahemuka, uwo naba narahemukiye nawe musabye imbabazi. Uyu mwaka wa 2026 mbasezeranije ko tuzabana mu mahoro. Uzunguka banjye, nanjye nzunguka ku bwawe. Murakoze. Kandi inshuti zanjye zose tugerane muri 2026. Inshuti, uwitwa inshuti yanjye wese tugerane muri 2026. Dusomye ijambo ry'Imana ryiza
ngo murumva ko twinjiye mu ijambo ry'Imana. Dusomye ijambo ry'Imana ryiza. Yesu yerekanye abantu bahiriwe abaribo. Abahiriwe Yesu yaberekanye. Haleluya, haleluya. Umwaka wa 2026 Yesu awushyizeho umucyo. Yerekanye abazahirwa 2026 mu buryo bw'ijambo ry'Imana. Ahari muri iyi si 2026 abantu bafite ukuntu bazahirwa bitandukanye, ariko no mu buryo bwo mu mwuka Yesu abishyizeho umucyo. Yerekanye abahiriwe abaribo. Iri ni ijambo ry'Imana ry'uyu mwaka. Ni ijambo ry'Imana risoza uyu mwaka, ariko ni n'ijambo ry'Imana ritangira undi mwaka wa 2026. Yesu ngo yabonye abantu benshi baje bamugose, ngarangije ngo azamuka umusozi. Amaze kuzamuka umusozi ngaricara. Ubwo ngo yari ari kumwe n'abigishwa, ngo nabo baraza baramwegera. Arangije ngo aterura amagambo akomeye, aravuga ngo hahirwa abakene mu mitima yabo, ngo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Umva, abahiriwe 2026 ni abakene mu mitima yabo, kuko ubwami bwo mu ijuru ni ubwabo. Iri jambo ntimuryumve nabi. Ntago ari abakene mu buryo bw'umubiri, ntago ari abakene mu buryo bw'ibifatika bw'amafaranga, mu buryo bw'ubutunzi. Oya, ntago ari bo bakene Yesu yavugaga, ahubwo yavugaga abakene mu mitima, abantu bakennye ijambo ry'Imana, abantu bahagizwe iteka ryose no gushaka ijambo ry'Imana, abantu bahagizwe iteka ryose no gushaka Imana. Abo nibo bakene, ntago ari abakene b'amafaranga. Oya, abakene b'amafaranga se ubu twabwiriza ijambo ry'Imana gute muri abakene? Amafaranga yo kubwiriza twayakura he? Ko mubizi ko ibi bintu byose dusigaye dukora bisaba amafaranga. Ntabwo wabikora udafite amafaranga. Ntiwabwiriza udafite amafaranga. Nta kintu na kimwe washyira kuri YouTube udafite amafaranga, bisaba amafaranga. Rero ntabwo Yesu yavuze abakene bo mu mubiri, abakene bakennye amafaranga. Oya, ndagira ngo iri jambo muryumve neza, kuko hari ukuntu abantu twagiye dutwara ijambo nabi. Ni abakene mu mitima, abantu bakennye ijambo ry'Imana, ntabwo ari abantu bakennye amafaranga. Reka mbabwire, kugira ngo mve mu rugo ngere hano Nyabugogo byasabye gukoresha amafaranga. Rero n'ubu ukennye nanjye nzakena, urumva, kuko ni wowe muterankunga mfite. Nukena nanjye nzakena. Nindamuka nkennye ntago nzabona tike ingeze Nyabugogo ngo njye gushaka kuvuga ijambo ry'Imana. Ubwo bizaba birangiye, umurimo w'Imana uzadindira. Rero Yesu yavuze hahirwa abakene mu mitima yabo, kuko ubwami bwo mu ijuru ni ubwabo. Abantu bakennye mu buryo bw'ijambo ry'Imana, abantu bakeneye ijambo ry'Imana, abantu banyotewe ijambo ry'Imana. 2026 barahiriwe cyane, kuko abo bantu uko byagenda kose ubwami bw'Imana bwarabatunganirijwe. Haleluya. Yongeye aravuga ngo hahirwa abashavura, kuko ari bo bazahozwa. Reka mbabwire, hari abaririmbyi bakorera inyenyeri z'ijuru, baravuga ngo iyi si twayiririyemo amarira menshi, iyi si twayigiriyemo igihombo cyinshi. Baravuga ngo twabuze abantu, ngo tubura n'ibintu, twarashavu. Ariko ijambo ry'Imana, Imana ibishyizeho umucyo. Iravuze ngo hahirwa abashavura, kuko ari bo bazahozwa. Yesu azi isi turimo uko tuyibayemo, azi ko ntawe ubaye muri iyi si yishimye, azi ko ntawe ubaye muri iyi si anezerewe, azi ko iyi si ari isi y'intambara, ku bafite amafaranga no ku batayafite. Twese turashavura, ariko hari abanyamahirwe. Yesu ashimwe cyane. Yesu aravuze ngo hahirwa abashavura, kuko ari bo bazahozwa. Nshuti yanjye, kurira biremewe uri mu isi, kubabara biremewe uri mu isi, gusonza biremewe uri mu isi, gukena biremewe uri mu isi, gukira biremewe uri mu isi. Ariko umva ikiruta ibindi byose, nyuma y'amarira twarize, nyuma y'imibabaro twahuye nayo,
nyuma y'agahinda twahuye nako Imana izaduhoza. Hari umuririmbyi nkunda cyane aravuga ngo Imana izahanagura amarira twarize, izavanaho, izamaraho umubabaro wose twahuye nawo. Icyo gitero ahita akomeza akavuga ngo noneho ntacyo umubabaro ntwaye, kuko menya amakuru, uwo mubabaro nzawibagirirwa kwa Yesu. Wa mukobwa we, umubabaro wahuye nawo Yesu 2026 aje kuwukumara. Wa musore we, umubabaro wagize, umubabaro wahuye nawo Yesu 2026 aje kukumara uwo mubabaro wagize. Wa mubyeyi we, 2025 wagize umubabaro, 2025 wagize amarira menshi, ariko umva itangazo ijuru ritanze. Yesu aje kukumara umubabaro wahuye nawo. Yesu aje kukumara agahinda wahuye nako. Yesu aje kugushyira mu mahoro. Wa mupapa we, umva itangazo ijuru ritanze. 2025 warakoze biranga. 2025 waragerageje mu buryo bwose ushaka iterambere uraribura, waragerageje mu buryo bwose ushaka amahoro urayabura. Hari muri ibyo yavuze ngo najyaga njya kwiriba ry'iyi si ngo mfite inyota nyinshi cyane, ngo ariko ngo naba ngiye kunywa agahita akama. Muririmbyi arakomeza aravuga ngo ubwo yakamaga nkayabura ngo narihebaga, ariko korasi cyangwa sorofire ikavuga ngo none ni Yesu mpaza wenyine, ngo nta rindi zina nemera, ngo kubw'ubugingo n'umunezero ngo byose bibonekera muri Kristo Yesu. Hari uyu mwaka wa 2025 wagiye kunywa ugeze kwiriba amazi ahita akama. Ahari 2025 wahuye n'imibabaro, wahuye n'ibyakuremereye, wahuye n'ibyakubabaje, ariko rambura amaso urebe muri 2026. Ni Yesu uraguhaza wenyine, ni Yesu uragutabara wenyine, ni Yesu urakugirira neza, ni Yesu uraguhoza amarira. Yesu yiteguye kuguha umunezero utabonye kuva ukivutse kugeza uyu munsi. Yesu yiteguye kuza kuwuguha. Umuririmbyi aravuga ngo none ni Yesu mpaza wenyine, ngo nta rindi zina nemera, ngo kuko ubugingo n'umunezero ngo byose bibonerwa muri Yesu. Wa mwana muto we, wa musore we, wa mukobwa, wa mubyeyi we, wa mupapa, izere Imana, izere Yesu, niho hari ugutabarwa kwawe kuri Yesu. Aha ku murongo wa 6 haravuga ngo hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko ari bo bazahazwa. Abo barahiriwe cyane, abantu bafite inzara n'inyota byo gukiranuka. Imana ije kubahaza, kuko Imana ije gusubiza ibyifuzo byabo. Imana ije guhaza kwifuza kwabo. Abantu bafite inzara n'inyota byo gukiranuka. 2026 Imana ibahaye gukiranuka. Imana irabashoboze kuje kugendera mu nzira yo gukiranuka. Nukuri Imana irabashoboje, kuko bo ntago babyishoboza, mwebwe ntago mwabyishoboza, ariko Imana niyo yonyine ibashoboje. Umurongo wa 7 uravuga ngo hahirwa abanyambabazi, kuko ari bo bazazigirirwa. Yego rwose, abanyambabazi, umuntu ufite imbabazi, uwo muntu ni umunyamahirwe, uwo muntu arahiriwe cyane, kuko Imana nawe izamugirira imbabazi, Imana izamugirira impuhwe, Imana izamwiyereka ari mu bihe bidasanzwe, Imana izamwiyereka ari mu minsi idasanzwe, kuko imbabazi wagiriye umuturanyi wawe ashonje ukamugaburira,
imbabazi wagiriye uriya muntu unyuraho ku muhanda ari gusaba, ukamuha igiceri cya 50 cyangwa se ukamuha igiceri cy'ijana. Iyo mirimo wakoze, izo mbabazi wagize, ntabwo Imana yigeze ibyibagirwa ibyo wakoze, ntabwo Imana ijya yibagirwa, oya, ahubwo Imana ije kukwitura bitewe n'ibyo wakoze. Niba waragize imbabazi, Imana ije kuzikugirira nawe, ariko niba utaragize imbabazi biragenda gute? Pfukama wihane, ubwire Imana ngo Mwami, guhera uyu munsi, guturuka kuri iyi saha ngiye kujya ngira imbabazi kugira ngo nanjye ujye uzingirira. Ibaze nawe kunyura ku muntu ushonje ntumufashe kandi ufite icyo wakamufashishije. Mbese ibintu muri iyi minsi bisigaye byaragenze gute? Ni iki cyabaye we? Kunyura ku muntu ubabaye ukamwima umufasha. Mbega Kigali tugezemo 2026, ndifuza ko ibi bintu bihinduka. Ibi bintu nibihinduke pe. Nugera ku muntu ushonje ufite icyo umufashisha, ujye umufasha. Nugera ku muntu ukeneye ubufasha bwawe, ntukamwirengagize, ntukamunyureho, ahubwo ujye umufasha, kuko nawe Imana igihe kimwe utazi izakwiyereka. Nawe igihe kimwe utazi Imana izagutabara, kandi uko byagenda kose Imana izagutabara inyuze mu bantu. Ntabwo Imana itabara inyuze mu biti, ntabwo Imana itabara inyuze mu mabuye, ahubwo uko ufasha mugenzi wawe, nawe Imana nicyo kugutabara izanyura muri mugenzi wawe. Tugiye kwinjira mu mwanya wo gusenga Imana. Uyu mwaka wa 2026 Imana ikwiyereke mu buryo budasanzwe. Uyu mwaka wa 2026 Imana isubize ibyifuzo byawe. Ndagusengeye mu izina rya Yesu kugira ngo uyu mwaka wa 2026 uwubonemo ibyiza, uwubonemo ibyiza. Abatarakoze ubukwe bazabukore muri 2026, abatarakoze amabizinesi, abataratangiye za bizinesi muzazitangire muri 2026. Abakeneye ko Imana ibahindurira ubuzima, Imana ibahindurira ubuzima muri 2026. Ndagusengeye mu izina rya Yesu, gusengeye kuwiteka ngo Imana ikwiyereke mu buryo budasanzwe. Ibyo wakoze bikanga, ibyo wahuye nabyo bikugoye, Uwiteka Imana muri 2026 abihindure. Urakoze Mana, turagushimiye kuri Imana yumvishe gusenga kwacu. Tubisenze twizeye mu izina rya Yesu, amen. Mwakoze kubana natwe, tubifurije umwaka mushya muhire wa 2026. Uwiteka azabubanemo namwe, kandi nimusenga Imana izabumvire. Imana ibahe umugisha.